guhinduka ariko ntawamenya hazaza hari igihe iminsi izagenda neza ubuzima bugahinduka. Mana wewe ugena byose ni nawe uzamenyera ikimbere. Nzagusiga ntago naguma gutagasira igisabo. Uzajya ari bariya. Reba umugore uzagutagasirira uri kujyana kwirwa ndahinga wagitaza. Turebe ushaka. Kugenda ubwo bwahuro wajanye. Cyangwa hari ibindi waje wikoreye ari ndagira. rero uzambwira amasaha azanyiriraho nite murangiza gahunda zanjye zisozo z'ishyura amafaranga. Siko bimeze amafaranga kabisa. Okay. Arahara ariko uragushaka nagushaka. Se ni kubera icyo abantu bateye kuri umuntu w'umuvandimwe afate kuri simbyumva kabisa kubera ko nanjye ubwanjye mbitekereza. Nari nzi ko umuvandimwe yahinduka ariko ntawamenya hazaza hari igihe iminsi izagenda neza ubuzima bugahinduka. Wewe ugena byose ni nawe uzamenyera ikimbere. Oranje. Komere kinda Ruben. Agana chicharanzo ewa muruho we namiruho naruka. Ayumugane agira ngo igihunyira. Sawiriwe. Wiriwe nukwigwa gicaye kabi kusa. Ariko indaya yayisha icyako mwumva wambaye. Umva indaya yambaye umwumva wayisha waje kamera. Kumirwa kumva karindagire zajya gupagasa ruguru kumuvyo bya bihungu byawe byagiye. Wiki. Kora mu mufuko mpereze. Nje guhaha duteka turye. Iki. Amafaranga. Amafaranga. Ije ndakora. Nazo nzajya kwirirwa mu murima. Bari karindagire ntabo se wabishi ibyawe. Genda saza. Ndaza kugusiga nigendera ntabwo nabivamo. Musaza wo kwigwa aryamye atumagura ibitabi. Wajya uhaguruka ukajya gupagasa nk'abandi. Abagore wanjye baruzuye. Ntacyo nta mugore uzabona uzagupagasiriza sintashyira bisuka ndaruye. Iko hakira kuki. Nzagusiga ntago naguma gupagasiriza igisabo. Uzajya ari bariya. Reba umugore uzagupagasiriza uri kujyana kwirwa ndahinga wagitaza. Turebe ushaka. Genda je. Ushake. Iko kugenda ushagende ubwo bwahuro wajanye. Cyangwa hari ibindi waje wikoreye ari ndagira. Karibu. Umeze namahoro. Kurasoma Bibiliya. Bibiliya ndagerageza nkayisoma niko bimeze. Karibu. Nukuri pe niko narinzi yuko
wowe umunyabyaha umwe ko nahise kuri umunyabyaha koko oya reka biriya no kwivura umwanzi nk'uko Dawidi yishe Goliyati buriya ni ukuvuga ngo umwanzi ugomba kumukura mu nzira kugira ngo umushinga wawe utagira inkomyi buriya na Dawidi bamwishe rero yishe Goliyati kugira ngo Abisirayeli babone icyubahiro cyabo buri ikibazo iyo uvanze ibintu by'Imana n'ibya Satani burya birabigorana nta migisha wabigiramo nta kundi byagenda nasanga nacyo ubundi barabikoze bikureba wakoze akazi nakubwiye ubundi ko byo wiyishyurira ibindi birakureba none se ubundi tubikore dute none ejo nzamutuma guhaha hanyuma uzagende umutegere ahandi mu ikona hanyuma nakubwira utafanya umufanyiye njye nzahita mugubanuza ijosi uzabikore hanyuma uzambwira amasaha yes nzakora amasaha azanyuriraho rero uzambwira amasaha azanyuriraho mpite murangiza gahunda zanjye zisoze unyishyura amafaranga siko bimeze amafaranga arahari kabisa okay arahari ariko ntabwo mushaka ngenda ahita mukuraho ejo nzamutuma amafaranga wowe uzambwira isaha kandi ugomba kumpa na avansi yuko nzabanza nashaka ukuntu nanywa akantu kabanza kakajya mu bwonko amafaranga yose ko ahari wenda ashaka muri avansi ntakiza amafaranga ahari nzadusanga ejo wasakaye saa munani kuko saa munani bararwaye ahantu nta muntu ukunda kuhanyura saa munani nta bantu bahaca z'amanywa ubwo ndamuhaye saa munani okay nta kibazo ubwo nzaza saa saba n'igice uzagenda umutegeko kugeza saa uhari gahunda nizo rero nzamwica njye namikira ngira okay n'abantu bose banyigira bameza akazi njye nta zindi ngaruka ziza nyuma nanjye niyo mpamvu wenda ndikubwira kuko nabonye ko ukora akazi neza okay sawa rero yego gahunda niyo ngiyo sasa okay sawa rero reka ngende gahunda ubwo ni yayindi sawa ubwo tuzavugana nyuma yuko nasoze gahunda y'amasawa okay boss afite nta kibazo ariko ntukurire mu nzira kuko arambangamiye kabisa Jafete Karame. makuru Neza. uzi neza utetse iki se Sha nani no ikintu mwabonye uyu munsi Sha ni watwaye twiringiye narinzanya agasafuriya. umukecuru n'umusaza se bagiye Sha mama yavuye mu murima naniwe. Wenda papa sinzi urumva yagiye ku kabari. yagiye ryari se Sha avuye mu kanya ho gakenya. okay aho rero gira ndasa ibyo byose birasa nkaho cyari ikintu mwaronse ariko rero amafaranga yanjye barimo barayangiza cyane ibyo mba nahashye ntabwo muri cya gisaza ariko ubundi papa buriya ni muzima buriya umuntu wirirwa mu kabari akarara mu kabari akaza nk'abandi basaza ntashobora kugenda ngo akore nk'icyaha ubu imitsi yanjye niyo muzaza murya wa musaza noneho yaje noneho yasize noneho ntabwo turi mu mukino yagasomye. ariko wiriwe muzehe iyo mico nzayijujura ariko ni mwe mugendamo amatelefoni mari kera njye mbibabwira yarambonye sinzi uko bizagenda usibye Imana yonyine. Aho ndi mu kazi nabo nkorera nakunshima
Mana n'umubyeyi. Mana nta kundi nabigenza ariko bosi uhamagaye kandebe icyo ari kumpamagarira. woroshye igihe cyose duhamagaye woroshye ari ndi hano hanze